Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mana yanjye ndemera kuri hano ndeba, ndagusenga ngukunze rwose. Ndagushimira yuko wandemye ukancunguza umwana wawe ukunda ukangira umukristo. Ndagushimira ineza uhora ungirira nuko wandinze muri iri joro. Nyagasani, ngw'iyo umutima wanjye n'umubiri wanjye ndakwihaye rwose, ibyo ndi butekereze, ndi buvuge, ndi bukore n'ibiri bumbabaze none ndabiguhaye byose, bisangisha ibyabaje Yezu Kristo umwami wacu, kugira ngo nkubahe nange ibyaha. Sinshaka kugucumuraho uyu munsi, ariko nagira ubuntu bwawe. Amena. Isengesho ryo kwiha Yezu. Nyagasani Yezu Kristo, Mana yanjye, warankijije nyamara ntacyo ngira cyo kukwitura, ariko uko ndi kose ndakwihaye. Akira umutima wanjye n'ubuzima bwanjye, hamwe n'ibyo ndi butekereze, n'ibyo ndi bukore, ndetse n'ibiri bumbabaze byose ndabigutuye. Wemeye kunyiha, nanjye ndakwihaye rwose. Amen. Isengesho ryo kwiyegurira Yezu Nyirimpuhwe. Yezu w'impuhwe nyinshi, ubugwaneza bwawe burahebuje, kandi ububiko bw'inema zawe ntibukama. Niringiye impuhwe zawe zitambutse ibikorwa byawe byose. Ndakwiyeguriye wese, ngira ngo mbeho mu butungane bwa Gikristo, mfashijwe n'imirasire ituruka mu mutima wawe watobowe igihe wari ku musaraba. Niyemeje kwamamaza impuhwe zawe, nkora ibikorwa by'impuhwe muri roho no ku mubiri, cyane cyane mu guhindura abanyabyaha, mu gufasha abakene, mu guhoza abababaye n'abarwaye, mu gusabira abenda gupfa na roho zibabarira muri purigatori. Mpagararaho nshobore guharanira ikuzo ryawe, kuko ndi umunyantege nke, nyamara nizeye kuzaronka byose mbikesha impuhwe zawe zitagira urugero. Ukiza mwiza, abantu bose nibamenye ibanga risobetse ry'impuhwe zawe, bizere ububasha bwazo, kandi baziheshe ikuzo rikwiye kuri iyi si no mu buzima buzahoraho iteka. Amena. Yezu ndakwiringiye. Isengesho ryo gusabira abapadiri. Mana ishaka ko abantu bakwemera kugira ngo bakire, turakwinginga, ohereza abapadiri bigisha abantu bawe inkuru nziza, babatagatifuze, babayobore mu nzira y'ukwemera. Amahanga yose amenye ko ari wowe Mana nyakuri, bamenye n'uwo wohereje umwana wawe Yezu Kristo. Nyagasani, turasabira abapadiri bose ngo bagukunde, bagukundishe abantu, maze nibarangiza kugutunganyiriza munsi, bazaze kubana n'intumwa zawe mu ijuru. Kandi natwe uduhe kudahemukira Roho Mutagatifu twahawe muri batisimu no mu gukomezwa, dushyire hamwe nabo mu kurangiza ubutumwa washinze Kiliziya yawe, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Isengesho ryo gusabira abarwayi. Mana ishobora byose ugahoraho iteka, wowe mukiro uhoraho w'abakwemera, umva amasengesho tuvugira abayoboke bawe barwaye, ari nabo dusabira dutakambira impuhwe zawe ngo ubatabare. Maze nibamara kugarura ubuyanja, bazaze kugushimira muri Kiliziya yawe. Kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina.